DJ Crash ku muryango werekeza muri 1.55 AM. Mbibutse ko ahangaha ni kwa Coach Gael. Uyu mukobwa ni umwe mu bacuranzi cyangwa se mu bavanga umuziki. DJ Brian, dufite DJ Illa, umwe mu bantu bakomeye cyane, umurejande kabisa mu bantu twavuga. Dufite DJ Lusam, dufite DJ Crash n'abandi ba DJ bagiye batandukanye. Kanongera mbahikaze abakunzi mwese mukurikirana AD Group, akaba ari imwe wenda navuga ni channel nziza cyane baramera ibyishimo kandi idahwema kubabwira ko mbakunda cyane kabisa. Urukundo bakunda nta wundi muntu rubakunda, bitewe nuko byanga bikunda mba nifuza ko buri teka ryose ngiye kubagezaho amakuru agiye atandukanye, mwa mugomba kubona amakuru ari full package cyangwa se amakuru yuzuye. Ni AD Group kabisa, mukaba muri kumwe nanjye Junior Kevin, tugiye kubana mu makuru ari kugenda avugwa hirya no hino n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Icyo usabwa nta kindi n'ukuri video mpaka irangiye kugira ngo ubashe kumenya amakuru kandi ubashe no kuyabyaza umusaruro kabisa. Niki kirimo kiravugwa rero hirya no hino kabisa, yube mwita DJ DJ Crash ku kabisa. DJ Crash ku muryango werekeza muri 1.55 AM. Mbibutse ko ahangaha ni kwa Coach Gael. Uyu mukobwa ni umwe mu bacuranzi cyangwa se mu bavanga umuziki ugezweho hano iwacu mu Rwanda, bitewe nuko ari kugenda yifashishwa mu birori bigiye bitandukanye, ibinini ndetse n'ibitoya, bitewe n'ubuhanga afite, bitewe n'ubushobozi afite, bitewe n'ukuntu avangira abantu umuziki bakishima. Mbibutse ko mu Rwanda ikindi nacyo, mu Rwanda tugize aba DJ b'abakobwa bamaje kuba benshi cyane. Hari DJ Brian, dufite DJ Illa, umwe mu bantu bakomeye cyane, umurejande kabisa mu bantu twavuga. Dufite DJ Lusam, dufite DJ Crash n'abandi ba DJ bagiye batandukanye b'abakobwa. Igitsina gore rero kiri kwisanga muri uyu mwuga wo ku DJ, kandi bigaragara ko byabahiriye bitewe nuko n'abantu bakora ibintu abantu bakishima hirya no hino kabisa. Uyu rero yitwa DJ Crash, turamuvugaho iki rero kabisa. Uze kwitonda wumve, ubusanzwe amazina ye yitwa Liliane Tuyambaze cyangwa se DJ Crash. Liliane Tuyambaze ni amazina yiswe n'ababyeyi be, ariko ubwe yitwa DJ Crash. Akaba rero amaze iminsi avugisha abantu benshi bagiye batandukanye bitewe n'uburyo bwe afitemo yivangira n'umuziki, afite uburyo avanga umuziki abantu bakaryoherwa. Rero uyu DJ Crash ni ibintu byinshi cyane biri kumuvugwaho, turaza kurebera hamwe inkomoko Crash ahantu byavuye, bitewe nuko uyu mukobwa akuriye muri famiye y'abantu benshi bagiye batandukanye. Murabizi ko abantu twese dukurira muri famiye, kandi famiye zigiye zitandukanye. Akenshi abantu benshi babona afite utuzina kera babitagaho, utuzina twa baby, twa rubwa, twa bu, utuntu nk'utwo ngutwo kabisa bagendaga ababyeyi bita abana babo bitewe n'urukundo babakundaga. Uyu nawe avuga ngo kubera kuntu abantu bakundaga kuzi iwabo babaga ari benshi, kandi bakamubwira kuntu bamukunda, bakamubwira kuntu bamwiyumvamo, bakamubwira byinshi cyane ku kuntu bumva bamukunze, nibyo byaje gutuma havamo ijambo bita Crash. Ijambo Crash ahanini rigira igisobanuro cyo kuba hari ikintu runaka wowe ubwawe washamadukiye, cyangwa se cya kintu cyagutangaje, cya kintu wumva ukunda, cya kintu wumva kiri mu mwanya wa mbere kuri wowe. Uyu rero nawe yabaga ari mu mwanya wa mbere ku bantu bose bagendaga iwabo. DJ Crash niho hantu ryaje guturuka, nawe aza kubona ko ari akitiro keza kabisa, ahita yitwa DJ Crash. Hakaba hari amakuru rero atandukanye kandi amakuru yizewe mukesha Advert Group Rwanda avuga ko uyu mu DJ ashobora kuba agiye gufata iyerekeza muri 1.55 AM, aho bagiye kujya bamukoresha nk'umu DJ uzajya ufasha abahanzi bose bayoborwa n'iyi nzu cyangwa se baba muri iyi nzu. Harimo rero
Bruce Melody turamuzi, harimo Roskana turamuzi, harimo Element turamuzi, hikiyongeraho Kenny Soul. Uyu Crash rero birateganywa ko byanga bikunda mu gihe kitarenze iminsi mikeya kiri imbere baraza kutugezaho kabisa amakuru meza avuga ko yasinyishijwe nk'umuntu ugiye kuza akajya afasha aba bahanzi mu birori bigiye bitandukanye bakora, cyane ko ari ibirori byinshi cyane. Bruce Melody aho agiye akaba ari kumwe na DJ Crash, Element ahari akaba ari kumwe na Crash, Roskana ari kumwe na Crash ndetse na Kenny Soul ari kumwe na Crash. Iyi ni inzu kandi iri guteza imbere umuziki nyarwanda. Mbibutse ko ari inzu ya Coach Gael yise 1.55 AM, akaba ari inzu nziza cyane kabisa ifasha abahanzi nyarwanda cyane cyane mu muziki. Icyo twakitega nta kindi rero ni ibikorwa bigiye bitandukanye uyu DJ Crash azagera akora muri iyi nzu umunsi bamaje kumusinyisha. Rero mu kiganiro yagiranye rero n'abanyamakuru benshi bagiye batandukanye, we DJ Crash yagerageje kubihisha, yanga kugira icyo bivugaho, ariko ijisho ry'umunyamakuru burarireba kure, abona akantu gatoya cyane akahita agashingiraho akagahuza n'ibindi bigiye bitandukanye, akabona amakuru kandi ugasanga ni amakuru meza kandi yizewe. Rero bimwe mu byo dukesha abantu benshi bagiye batandukanye bagenda iruhande rwa DJ Crash ndetse nabo muri 1.55 AM nuko byanga bikunda bari mu biganiro cyangwa se bari kunoza ibiganiro uburyo bashobora kuzasinyisha uyu mu DJ kabisa usanzwe ari umu DJ wabigize umwuga. Mbibutse ko uyu mwana aracyari mutoya, afite imyaka 22. Ndaje mbabwira inkomoko yo kuba yarabaye umu DJ kabisa. Tuyambaze Liliane cyangwa se DJ Crash ni umwe mu bantu bakuze bakunda ibintu bijyanye no kuvanga n'umuziki, babyiyumvamo bibari mu maraso, akumva kuko ibi bintu yabikora kandi akabikora neza. Ntibyamutindiye kuko yaje kugera mu kigo cya segonderi cy'amashuri yigagaho atangira kuyogenda avanga umuziki kabisa. Ahaje kurangiriza noneho abiha umwanya, ubwo noneho abanyarwanda bagiye bamubonamo ubuhanga buhambaye ndetse bamugira n'icyizere, batangira kujya bamukoresha mu mafestivale maremare cyangwa se mu mafestivale akomeye. Uyu ni umukobwa ufite ubuhanga n'ubushishozi mu byo akora, ni umukobwa kabisa uvanga umuziki nawe ubwawe ukanyurwa. Uyu mukobwa rero ndaje nkubwire n'inkomoko ze. Uyu mukobwa ni umwe mu bantu bavukiye mu majyepfo, ni mu karere ka Huye i Butare abantu batahazi. Rero uyu mukobwa ikiyongeyeho yavukanye n'abana bagera kuri 7 kandi we akaba ari umwana wa 6 kabisa. Ni umwana ufite ubwenge, navuga ngo nicakura kabisa. Yize amashuri abanza rero muri Morning ahitwa muri Star Primary School, akomeza icyiciro rusange muri Ecole Secondaire ya Gikondo, aho yaje gusoreza ayisumbuye muri College Saint Bernadette kabisa. Ni umukobwa wahatwikaga hagati y'abantu bize Saint Bernadette, murahazi pe, iwabo w'umuziki wabo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Umukobwa rero niho yatangiriye uyu mwuga wo kudija cyangwa se wo gucurangira abantu bagiye batandukanye. Icyo amenya nuko DJ Crash ni mu bakobwa bari kwitabazwa hirya no hino mu mafestival agiye atandukanye kabisa. Uyu munsi Coach Gael arashaka kumugira uwe, arashaka kumusinyisha kabisa. Uno mugabo areba kure, ndamukunda muri business kabisa. Yewe gawe murabizi ko bakura kandi bamenyera amakuru meza agiye atandukanye kugira ngo murusheho kugenda muba update ku biri kugenda bivugwa hirya no hino. Rero kora like, subscribe ndetse na comment kuri channel yacu ya AD Group, akaba channel nziza, channel y'ibyishimo, channel y'umunezero, channel mbifuriza kujya mukurikirana, channel mwifuriza gusharinga, channel mwifuriza ku likinga ama bro. Kandi ndashaka comment kawe konyine gashobora kugira icyo kamfasha mu bikorwa turimo byejyanye no guhereza abanyarwanda amakuru kandi yizewe anozuye. Murabizi ko mbakunda, ni njyewe Iradukunda Junior Kevin. Reka tuze gusubira mu biganiro bikurikira. Thank you so much.